mu gishanga cyose mu kimara niko mabwiye. Oya mama, mu burenganzira bw'umwana mw'isi y'ikoranabuhanga ibyo ntabwo biri. Ikoranabuhanga. Tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka Afurika n'inshuti zayo biziza umunsi w'umwana w'umunyafurika. Ni umunsi ugamije kuzikana ubuzima bugoye umwana w'umwirabura abayemo. Ni umunsi watangiye kwizihizwa bwa mbere ku itariki ya 16 Kamena 1991, hari mu rwego rwo guha icyubahiro amagana y'abana b'abirabura bishwe ku itariki 16 z'ukwa gatandatu 1976 n'inzego z'umutekano muri Afurika y'Epfo ubwo bigaragambyaga batishimiye ireme ry'uburezi bahabwaga ryabatandukanyaga n'abana b'abazungu. Mu karere ka Gicumbi uyu munsi wizihirijwe mu murenge wa Cyumba ku kigo cy'amashuri cya Cyumba. Akaba ari umunsi wari ufite insanganyamatsiko igira iti uburenganzira bw'umwana mu isi y'ikoranabuhanga. Akaba ari umunsi witabiriwe n'abashitsi mu nzego zitandukanye yaba iz'ibanze, iz'umutekano ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta. Umushitsi mukuru muri ibi birori yari Vice Meya w'akarere ka Gicumbi ushinzwe ubukungu Madamu Umurerwa Profete, umuhuzabikorwa wa Compassion International Rwanda mu karere ka Gicumbi. Mu butumwa yageneye ababyeyi n'abana bitabiriye uyu munsi yabasabye gukoresha ikoranabuhanga ariko banitwararika imbaraga, ariko kandi tunakangurira urubyiruko uko ikoranabuhanga ritera imbere rirazana n'indi mico yo kwitwararika no kwirinda. Turyiteho, turiho imbaraga, turikoreremo, ariko ibibi byaryo aho biri tubyirinde. Hari igihe usanga hariho amakuru atari meza, tumenye kujonjora, tumenye ibidufitiye umumaro, tumenye n'ibyatuma dusubira inyuma. Ibyo byatuma dusubira inyuma tubyirinde. Ku rwego rw'urubyiruko twirinde gutinda cyane kuri izo mashini, tugire n'umwanya wo kuzikoresha, tugire n'umwanya wo kuruhuka. Muri ibirori byo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika ni ibirori byari binogeye ijisho, dore ko hari ibirori byaranzwe no gucinya akadiho mu ndirimbo ndetse n'amatorero atandukanye, ariko byose byabaga bikubiyemo ubutumwa bugenerwa ababyeyi n'abarezi mu guharanira uburenganzira bw'umwana. Uhinga barasobanutse kabisa. Mukomeza kabisa. Komeza. Kuita. Ana bamuhinga kabisa. Ahinga kule. Compassion, uhinga barasobanutse cyane. Tore. Murakoze kabisa, mukomeze kujya rwose. Injyana yanyu inogeye amatwi n'amaso ku buryo kumva twakwikumanira wa mugani. Mu kanya rero turi buze kujya mu gutanga ibihembo kuri b'abana nyine banyujije inganzo hano. Turasaba adimeni w'umurenge. Adimeni w'umurenge nabonye ari we wabiteguye wabyoruganije, aze kuba hafi dukore icyo gikorwa. Yamawe abasigazi ko barazina munonga. Yewe. Si ubutumwa bwatanzwe bunyujijwe mu ndirimbo gusa, dore ko abana bigaragaje bakina ikinamico ndetse bavuga n'imivugo, byose byagarukaga kuri uyu munsi ndetse bikubiyemo ubutumwa bukangurira ababyeyi n'abarezi kwita ku burenganzira bw'umwana. Warangiza urumva ugahita ujya urabona hano kari ku masomo yanyu, sibyo? Murabona bya bintu byose mwiga birahari, sibyo? Ariko rero iyi mudasobwa mujye muyikoresha mu bintu bifite agaciro, kandi natwe tuzaga tubafasha
mukuyikoresha ibyo madamu. Erega abana banjye nimumva mwana rushe muzajya mureberaho idatara dore ikoranabuhanga ryaraje. Nuko rwose ubwase turayijyana ku ishuri papa. Nimwihute murayijyana ku ishuri. Ariko wanyeguye. ariko urabizi ikimenyimenyi wanancuraga ndagasera mama wanancuraga ni nayo mpamvu nasomaga nkumva biri kumanuka ku muhogo wancuraga cyo dutaye arabyinca. oya ariko rero oya wapi ariko ntabwo uzi kunigisa kijyana wenda ndamukobora gusa. Uramukobora igenda mwica. ariko se ngwino ncishe bugufi ariko sinavuze ngo nashatse wanze kumaguruza umujije bugufi. ubutaha ntabwo ndizakujyana pe sinabikora. ariko nta kibazo gera ariko mino wagakubitwa n'inkuba. ariko mana yanjye rupaci ngiye kumupaca nakureka. ariko mama tuvuye kwiga baduhaye na mudasobwa ni byiza. Kwiga mwakiga ndambika mwe muba mwiga iki ko nababujije igishanga mwakimaze kandi wumva tuvuye kwiga. oya buretse nze uw'umuryango avuga umukuru w'umuryango mudasobwa none mushaka kujya musobwa kari mudasobwa muzajya musobwa njye naravuze nameyo wava kwa runo ninde ndaranye ubutumwa yewe yitwa uburenganzira bw'umwana. guhinga mu gishanga igitsina nuko ateye guhera ugatangira guta umurongo akabura isura akabura icyerekezo. umwana wavukijwe uburenganzira agakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina akamaro ridufasha gukorera mu mucyo tukiteza imbere muri byinshi. ikoranabuhanga ni ingenzi. ikoranabuhanga abanyafurika harimo radiyo, telefone, mudasobwa, televiziyo n'ibindi byinshi tubisigasire ni ingenzi. ikoranabuhanga ridufitiye akamaro ridufasha kugezanyaho amakuru neza, ridufasha kugura ibyo twifuza tudakoze urugendo rugoye, ridufasha kwigiraho tukagira ubumenyi busesuye. ikoranabuhanga ni ingenzi. ikoranabuhanga waje tugushaka, ababyeyi n'abana turagushima, abayobozi bakora akazi neza, abarezi bategura amasomo neza. umwana wigiye ku ikoranabuhanga agira ubumenyi bwuje impanuro. ikoranabuhanga ni ingenzi. ikoranabuhanga ubu umwana mu ikoranabuhanga ariko namurinda ibintu byaryo. ndi umwana w'umunyafurika, Afurika indutira za Amerika, Afurika iyimurika, Afurika nakuriyemo umwana w'umunyafurika nawe akeneye ikoranabuhanga. mu ijambo nyamukuru madamu visi meya umurerwa Porofete wari umushyitsi mukuru muri ibi birori yongeye gukebura ababyeyi batita ku bana babo agira ati ngira ngo aha ndagumya ngaruke kuri ya kinamico twabonye hano aho umwana atarengerwaga, aho umwana atararinzwe. mwabonye ko ni ingero zifatika batwerekaga kandi mpamya nashidikanya ko ababyeyi muri hano ngira ngo hari bimwe tubona muri kominote dukwiriye kuba twigisha ababyeyi bagenzi bacu babirimo. ababyeyi b'abasinzi birirwa mu kabari, batazi ngo umwana yavuye ku ishuri, batazi ngo umwana yagiye ku ishuri asate, batazi ngo umwana yageze mu rugo yariye, bibereye mu kabari bagataha mu ijoro. ngira ngo ababyeyi muri hano murabizi ko tubafite abo ngabo. ese dukora iki? tubamariye iki kugira ngo uburenganzira bw'umwana? ni ibirori byasojwe aho umuryango wa Caritas Rwanda ukorera mu karere ka Gicumbi watanze ibikoresho bigiye bitandukanye hano kuri ECD ikorera kuri GS cyumba, bigizwe n'amasafuriya, amasabune, ibikombe byo kunyweramo, amata yo kunywa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bazajya bifashisha mu buzima bwa buri munsi. ndetse hahembwe n'abanyeshuri bitwaye neza kurusha abandi mu bijyanye no kubyina, gukina ikinamico, gukina umupira w'amaguru, aho bahembwe amakayi, amakaramu, ibikapu byo gutwaramo amakayi
amakayi ndetse n'imipira yo gukina. Hakaba habaye n'ubusabane nyuma y'uwo munsi ku bantu bose bari bitabiriye ibi birori. Ibirori byo kwizihiza umunsi w'umwana w'umunyafurika byaberaga hano mu murenge wa Cyumba, bikaba bisa naho bihumuje. Hakaba ari ibirori byagiye bitangirwamo ubutumwa butandukanye bwibutsa ababyeyi kwita ku burenganzira ndetse n'uburere bw'abana. Njya guteguriye iyi nkuru nkaba nayikugejejeho, nitwa Ngirumwami Samuel. Reka ngushimire udahwema kudukurikirana hano kuri NGS Imbaya, kandi niba utarakanda subscribe ureba kuri iryo jambo ry'umutuku hasi handitse subscribe uyikande, tujye tubana mu makuru menshi tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda, Imana ibarinde.